Reka mbasuze kandi mbifurize byiza mwe mwaje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka duhereze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni amakuru meza rero ku itsinda Vestine Advocacy aho bamaze gushyira hanze rero indirimbo yabo nyine Usisite, dore ko iyi ndirimbo nakubwira ati ni indirimbo nziza cyane ku rwego rudasanzwe. Ni amashusho basangije ababakurikira ku rubuga rwa Instagram, by'umwihariko nyine n'imbuga zabo zose nyine bakoreraho, dore ko nyine n'urukuta rwabo rwa Instagram nyine itsinda Vestine Advocacy bamaze rero gusangiza abakunzi babo nyine iyi ndirimbo. Twavuga ko ari indirimbo nziza, dore ko iyi ngiyi nyine yamaze kugera no ku rubuga nyine rwa Spotify. Ni indirimbo yamaze kugaragaramo ko iri mu ndimi zigera kuri ebyiri, Igiswahili ndetse nyine n'Icyongereza, dore ko nyine aba bari bagiye banabigarukaho mu minsi iri imbere bavuga ati ni indirimbo izaba yiganjemo Igiswahili, ariko nyine ikaba ari indirimbo imeze nk'aho ifite ubutumwa budasanzwe, dore ko abangaba nyine iyo bari kuyisobanura bavuga ko nyine atari indirimbo gusa. Ni mu gihe rero uyu Vestine yagaragaye nyine bwa mbere mu mashusho agaragara nyine ari kumwe na murumuna we, dore ko nyine uyu Vestine ataraherutse kugaragara muri no video nyine ngo abantu babashe kumubona. Muramubona rwose ko ari kuvibinga indirimbo rwose, ameze neza, arimo anywa agakawa, anywa agacyayi rwose, ubona rwose ko yishimye na murumuna we, bitandukanye rwose n'ibyagiye nyine bivuga ati arababaye, arashavuye, ngo abamuba hafi bamwegere ngo ataza kwiyahura, ngo depression ibiki. Murabona rwose ko yishimye cyane, kandi murabona ko uyu Vestine noneho adafite ibisuku, bitandukanye no mu ndirimbo iriya nyine bakoze Emmanuel ho murabyibuka ko ari afite ibisuko nyine, ariko ubu ngubu rwose nta bisuko afite, dore ko nyine iyi ari indirimbo rwose igiye kuba indi mu ndirimbo z'Igiswahili bamaze gushyira hanze, ku nshuro zabo nyine bamaze kwigarurira nyine uru rurimi rw'Igiswahili. Ni indirimbo rero Usisite, dore ko ari indirimbo nyine ifite amagambo agiye akomeye cyane, aho ari indirimbo izaba irimo amagambo nyine avuga ati anakujaza furaha anaweka maneko katika vitendo jala. Ibi wenda tugenekereje wenda nko mu Kinyarwanda nyine icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu ahunda ibyishimo umunsi wa none cyangwa se n'ejo akamunezeza bidasanzwe, akamushimisha nyine, mbega akamwigarurira. Gusa nyine uwo muntu wenda akamwereka nyine amayeri, cyangwa se nyine ntabashe wenda we kumwigarurira nk'uko bisanzwe, akamwereka nyine ibikorwa bitari byiza, cyangwa se nyine imyitwarire idahwitse nyine y'uwo muntu yeretse urukundo we, nyamara ariko we nyine ntabashe kumwigarurira nyine, ariko akongera akavuga ati ntukagire ikibazo, dore ko Imana ibirimo, we ntukagire ikibazo, dore ko nyine ari mu magambo make nyine iyi ndirimbo Usisite nyine ibi ngibi igenda igarukaho. Ni indirimbo twavuga ko ari indirimbo rwose ifite ubutumwa bukomeye, hamwe benshi bagiye bibaza bati ese koko iyi ndirimbo baba barayihimbye muri bya bihe bari barimo bacamo, barimo bacamo kugira ngo babashe no kuyizamura, ibashe kuboostinga, ariko benshi bagakomeza kwibaza ati ese ko batagiye bakora prank bimeze bite? Byose byakomeje kuba urujijo, gusa nyine banagaragaje ko nyine bo badakora prank, ariko nyine iyi ndirimbo bari baranayiteguje kuva kera mbere yuko na biriya biba, nubwo benshi nyine bagiye babihuza, dore ko no mu indirimbo nyine usangamo amagambo wenda wakifashisha ujya kubihuza, ariko ntabwo tuyise ko tubihuza kubera ko nyine umwanzuro ni uwabo nyine, wenda bo bazabyifatira, ariko nyine ni indirimbo rwose izaba ifite ubutumwa, izakomeza abantu bagiye bahura n'ibintu bikomeye cyane mu bihe bidasanzwe, dore ko nyine buriya n'umuntu aca no mu bikomeye cyane. Iri tsinda Vestine Advocacy nabo murabibuka baciye mu bintu bikomeye,
aho rero bibasiwe n'imbuga ku buryo budasanzwe, haba mu rugendo rwabo kuva hasi kugera hejuru, ndetse n'uyu munsi baracyaterwa imijugujugu imwe n'imwe, gusa nyine nta kibasha kubahagarika, dore ko bakunze no kubigaragaza mu ndirimbo zabo nyine bavuga ati baba biringiye Uwiteka nta wundi. Ni amashusho rero twari tugize ngo tubashe kugarukaho, dore ko nyine iyi ndirimbo nyine yose tuza no kuyibona nyine ku rubuga rwa YouTube vuba cyane. Ndabizi benshi barayitegereje batari bake, turaza kuyibona rwose ku rubuga nyine rwa YouTube mu kanya rwose kataza kurambirana. Ndizera rwose mu buryo budashidikanya ko muza kuyikora. Iyi ndirimbo rero bagiye kuyisura nyuma yaho nyine umuhanzi Davido nawe amaze gutaramira hariya nyine muri BK Arena. Kikaba ari igitaramo kidasanzwe yakoze, twavuga ko ari igitaramo cy'amateka, igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi cyane ku rwego rwo hejuru, dore ko iki gitaramo nyine cyaranzwemo n'udushya twinshi, dore ko ibyo twagiye tunabigarukaho mu kiganiro cyacu ndetse n'amavideo nyine ku batari bahari. Wamanuka hepfo ukareba video twagiye dushyiraho, dore ko twari tubahabereye nyine 5 kuri 5 nk'uko nyine tuba twabibasezeranyije. Uyu Davido rero yaraheruka gutaramira ahangaha nyine muri BK Arena muri 2023, dore ko nyine nabwo yari yeretswe urukundo rudasanzwe. Uyu Davido rero akaba yarahuruje imbaga y'abantu benshi cyane, ni abantu benshi cyane rwose, wabonaga bari bitabiriye ari benshi cyane, bari benshi rwose, ubona ko andi ku bana himbawe, aho uyu muhanzi nyine yabanjijwe ku rubyiniro na Juno Kizigenza ndetse na Ariel Ways, n'abandi banzi bagiye batandukanye harimo nka Riderman, dore ko nyine uyu Ariel Ways ndetse na Juno Kizigenza babashije gukora ibintu rwose bishimisha abakunzi babo, dore ko abangaba nyine babashije no gusomanira ku rubyiniro, ibintu byakomeje kuvugisha benshi mu bitabiriye muri iki gitaramo nyine, aho babyishimiye, byagaragara ko bongeye gusubirana, byarabashimishije cyane. Ni byinshi rero byagiye bivugwa muri iki gitaramo, gusa rero icyo nagusaba ni uko wareba video iri munsi nawe ukabasha kureba show yose uko byagenze, ndetse ukareba nyine n'udutendo uyu Davido yabashije gukorera hano mu Rwanda, dore ko yamaze hafi isaha 1 n'igice ari ku rubyiniro nyine arimo baririmbira, dore ko uyu Davido nyine itsinda She Silver Foundation ari ryamufashije rero gutanga ibyishimo ku banyarwanda, aho rero iri tsinda rwose wabonaga ko naryo byitabiriye cyane, bashyizemo imbaraga zose kugira ngo babashe gutanga ibyishimo ku banyarwanda. Tubwire hasi rero uko iyi ndirimbo Usisite ugiye kuyakira, cyangwa se imva mutima yawe uko bimeze nyine nyuma yaho nyine na Vestine yongeye kugaragara. Ndizera mwarimu mukumbere bose wibike gukora share ku nshuti zawe, cyane ko niba turakanda subscribe nayo cyangwa usaba kuyikanda none kugira ngo nyine byose byiza nyine bitazigera bigucika. Jye mwabanye nyitwa Wakanda, ndabashimiye.